mbese ntimuzi yuko iyi mibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe? Tubahaye ikaze inshuti bakunze gukurikira ibiganiro by'Umurongo TV. Aka ni kakanya keza aho tuba dufite abatumirwa bagiye batandukanye. Ashobora ari umutangabuhamya cyangwa se ari umunyempano mu buryo bwo kuririmba biciye mu ndirimbo, cyangwa se ari umwigisha w'ijambo ry'Imana. Umurongo TV tubahaye ikaze mu muryango mugari, ariko uyu munsi dufite umutangabuhamya ku mateka y'ubuzima bwe, ku byo yaciyemo. Reka ngira ngo muramubona ku mashusho, dutangire tumwakira atangira twibwira amazina ye, ese ni iki, ese ni nde? Karibu. Akoze. Amazina yanjye yitwa Bwenge, kandi nturuka mu karere ka Muhanga, umurenge wa Shyogwe. Nkaba ndi umusore ntarubaka. Nkaba rero ngiye kubagezaho ubuhamya, mvugaho n'ijambo ry'Imana kugira ngo mwumvishe aho naturutse ndetse n'aho ngeze. Jean Marie Vianney ni muntu ki? Turashaka kumenya neza Jean Marie Vianney mu mabyiruka ye yarabaye hafi, yakuze ate? Murakoze. Ndimo ndaganira n'umunyamakuru ndetse ku Murongo TV, ariko muri rusange ndimo ndashaka kubwira abaturarwanda bo ba nyiri ibi turimo kuvuga, kubera yuko no kugira ngo tubabwire cyangwa se mbamenyeshe aho naturutse n'aho ngeze. Rero njyewe mu buzima bwanjye nakuze mu buzima bwo kuba ku muhanda, mba ku muhanda mu buzima bugoranye cyane n'abandi bana muzi baba ku muhanda. Bigoranye ko bashobora kuba bakwiga cyangwa se bashobora kuba bagira isura nziza nk'uko ubona isura mfite. Rero bitewe n'uko Imana yagiye ingenderera kenshi na mbere y'uko ngizwa, mu mutima wanjye nkumva yuko nshobora guhinduka nkaba nava ku muhanda najya kwiga. Rero natangiye njya kwiga njyana n'abandi bana, ariko ntaratangira. Nyuma yaho uko nakomeje kugenda njyana nabo, byaje kuba ngombwa ko nza kwiga. None ubundi nasigaraga ku kigo, bakajya mu ishuri bakiga, ariko uko bambona kenshi abarimu baraterana baravuga bati uriya mwana tubona kenshi, ese ntabwo twamubaza niba ashobora kuba yaza mu ishuri akiga. Icyo gihe rero byabaye ngombwa ko bampamagara, kuko bari babonye mpaza kenshi. Barampamagara, bamaze kumpamagara bambaza amakuru yanjye, ubahe bite byawe. Ndavuga nti njye ndi umwana uba ku muhanda. Ku muhanda nahageze mfite imyaka 8. Murabona uko ngana gutya, ni mukuru cyane, ariko nahageze mfite imyaka 8. Rero nagiye gutangira mu wa mbere mfite nk'imyaka nka 11. Umva ko nari nkuze. Abana rero nahasanze igihe ku muhanda bose twari tuziranye. Byabaye ngombwa ko bajya kwiga, uko bagiye kwiga njye nasigara ku muhanda nkabona ndi kumwe n'abantu b'abagabo gusa. Rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kujyana n'abo bana ku ishuri. Rero icyo gihe barambaza bati se ushobora kuba wajya kwiga, wakwinjira muri class ukiga? Ndavuga nti njye nakwinjira mu ishuri nkiga. Kuva uwo munsi rero babimbaza, nagiye mu ishuri gutyo ndatangira ndiga mu buzima bugoye. Ubundi nkiga ngataha ku muhanda, nirara mu tuzu twaho ngaho tw'imbingo abantu bacururizamo, bagataha. Bamara gutaha akaba aribwo buriri bwanjye. Mu gitondo bugacya nkagenda nkajya mu kabande, ku mariba yaho ngakaraba, nkajya kwiga. Nanasa nabi ntisize, urumva ukuntu nabaga nsa. Mu masaha y'izuba saa 4 saa 5 tumaze gukina nabaga nsa umweru, wagira ngo bansize neza. Ariko uko nakomeje, Imana yangiriye neza, ngira ubwenge, nkajya mbasha kwiga, nkabona umwaka ndawurangije, nkajya mu wundi. Araho nageze ncika intege, numvisha inzara indiye. Hanyuma nza kubiparikaho gakeya, ariko nyuma
umwarimu arampamagara kuko yari azi ko nzi ubwenge, akajya abaza abana ati se wa muntu badakiza kwiga. Ndavuga nti rero ambwiye ngo nzaze amubwire ikibazo mfite, ndamusobanurira mubwira uko bimeze, mubwira ko ari inzira biteye, yarambwira ati wowe noneho ugiye uzaze nzajya nsangira nawe, dutaha nawe ujye ariko ukomeze wige. Ariko icyo gihe nta hantu nari mfite ho kurara mu byibuke, ubundi nirariraga kuri wa muhanda, nta kindi kintu bamfashije usibye ko nitahiraga hahandi, no mpamvu nari niyoye no kujya kwiga. Rero ubwo yambwiye ngo nza dusangire, nahise nkomeza noneho ndabona ndiga. Nakomeje ndiga, urumva mu wa mbere ndaharenga, mu wa kabiri, mu wa gatatu. Uwo mwarimu rero wambwiye yanyigishije mu wa kabiri, anyigisha mu wa gatatu, anyigisha mu wa gatanu. Ubwo ni ukuvuga ngo twasangiye kuva mu wa kabiri, mu wa gatatu no mu wa gatanu. Urumva ko twasangiye igihe kinini, kuva icyo gihe njya mu wa gatanu no mu wa kane numva naraharya. Urakoze cyane, numva ko atubwiye kuva mu bwana, amabyiruka ye uburyo yarabayeho, bwari ubuzima bugoye kandi buruhije buri umwe wese atabasha kwihanganira, ariko wowe wabuciyemo kandi urakomeza deja ahangaha ahantu ugeze, twavuga yuko ari ahantu heza, ari ahantu ho gushima. Ariko tukiri aho ngaho turagira ngo utubwire, utugaragarize ishusho nyirizina, uburyo wapafumingaga cyangwa se uburyo witwaraga ku amasomo. Birashoboka yuko wabaga mu miryango, ariko hari n'ukuntu wapafumingaga mu ishuri. Ese byari byifashe bite mu ishuri? Mu ishuri byari byifashe, mu ishuri bwo ni igitangaza cy'Imana, kuko ngewe ntabwo nigeze niga za garidiyene y'amashuri abanza matoya cyane y'abana b'incuke, uburyo nari kuzamuka narize ibintu bitandukanye. Ahubwo ngewe Imana yangiriye ubwenge bwanjye bwite, kuko icyo gihe niga n'ubundi ngiye nibera ku wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ntabwo nageze ku wa gatanu. Rero icyo gihe mbishimira Imana ko icyo gihe natangiye kwiga n'ubundi ndi ku muhanda, numva narahakuriye, mpakurira muri bwa buzima bw'abantu bo ku muhanda. Urumva ko byanga byakunda, nagiye no mu buzima bw'ibiyobyabwenge. Urakoze cyane. Ndumva dusa nkaho turimo turinjira mu ngingo nyamukuru y'ikiganiro cyacu twatangiye, ariko reka tukiri aho ngaho tutarinjira muri urwo rugendo rwo kwinjira mu buzima bwo gufata ku biyobyabwenge. Urubyiruko muri ino si twugarije no gufata ibiyobyabwenge by'ubwoko bugiye butandukanye, ariko kubw'amahirwe tubona tugenda tuvamo. Tukiri aho ngaho urize mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, ugeze mu wa gatandatu, uratsinze. Ese wabashije gutsinda nk'abandi bana? Naratsinze. Mu gutsinda kwawe ko wumva ubuzima bwawe watahaga ugenda, wabashije kubyitwaramo gute? Ese wabonye umushinga ukurihira? Ese wabayeho wiga muri internet nk'abandi? Byari byifashe gute mu buzima busanzwe? Murakoze. Icyo gihe nize ifite intego y'uko nshobora kuzajya kwiga muri ano mashuri biga bataha. Icyo gihe hari 9 years basic education, hataraza 12. So rero njye navuga ninjya muri 9 bizaba ngombwa ko nzajya ntaha n'ubundi ku muhanda muri bwa buzima. Numva ko bizaba bingoye icyo gihe. N'ubundi nari kuzayambura ukuntu ndya, nkabura uko nakoga, bitewe n'uko n'ubundi ndi muri bwa buzima. Rero nize nshyizeho imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ndebe ko nazajya muri internet, mu bigo biga badataha babamo. Rero icyo gihe nabashije guperforminga neza, soza ndi uwa mbere mu murenge wose wa Shyogwe. Hanyuma icyo gihe umurenge urumva wari kugira isoni ubwo ntari gukomeza kwiga, kandi abaturage bose bamenye yuko wa mwana wakuriye ku muhanda muri bwa buzima yatsinze akabona umurenge. Rero nagiye igihembwe cya mbere, aho nagiye kwiga bari banyohereje Saint Joseph Nyamasheke Cyangugu, ariko biba ngombwa ko mpinduza kubera ko hari kure, njya kuri groupe scolaire Nyabikere. Icyo gihe rero narahatangiye igihembwe cya mbere ari umurenge nishyuriye. Hanyuma igihembwe cya kabiri mbona umushinga, hari umushinga bitaga Hikubeho, hari harimo Caritas na Duhamikati. Njye rero nagiye muri Caritas, ubwo ndiga mu gihembwe cya kabiri nasanze umushinga narawubonye,
njyamo gutyo, hanyuma ndiga ngeze mu wa gatatu umushinga urahagarara, mba nanjye nkuhagazemo, ariko igihe cyo kugira ngo abantu bajye kwiga mu wa kane biba ngombwa ko nanjye nkomeza njya kwiga mu wa kane kandi ngirirwa ubuntu narakizwa, ariko nkakomeza kubona ineza y'Imana. Ariko aho ngaho ntaraharenga amasomo yose twigaga njye nagiriwe ubuntu bwo kumenya ururimi. Namenye Icyongereza nyiga muri primaire, uburyo icyo gihe cyose naganiraga n'abantu mu Cyongereza, naganira n'umwarimu wakumva ufite ubwenge, nkaba namwaka amafaranga y'isabune, nkaba namwaka amafaranga y'ikaramu, yumva rwose nishimiye bitewe n'ubwo bwenge. Ubwo rero ndabishimira Imana yuko mu ubwo buryo ariko nabashije kuzamuka, ariko uwo mushinga wahagarariye mu wa gatatu, njye nkomeza mu wa kane kubw'ineza y'Imana mu bundi buryo. Murakoze cyane. None turagira ngo tujye ku ngingo nyirizina y'ikiganiro cyacu. Hari ubuzima wari urimo, ariko hari n'ubuzima urimo ubu ngubu twakwita yuko butandukanye. Mbere hari ikintu warukomojeho uvuga ku bijyanye n'ibiyobyabwenge. Waba waratangiye gufata ku biyobyabwenge ufite imyaka ingahe? Ese wari mu mashuri abanza cyangwa wari mu mashuri yisumbuye? Ikiyobyabwenge nagitangiye ntabwo ari ibintu twaseka, ariko buri kintu cyose utangiye uri mutoya uragitangira ukagikurana. Iyo utabonye uburyo wakireka ukiri mutoya uzamuka ugikora. Rero icyo gihe ubundi natangiye ntangira ntabwo nageze ku bana mfite imyaka 8 natangiye kukigaho. Natangiye kunywa isigara mfite imyaka 9, hanyuma nagize imyaka 10 nk'urumogi. Ibyo ngibyo ni ubuhamya bufatika kubera ko ngenda kuri hano mu cya kabiri mu murenge wa Jogwe, karere ka Muhanga. Amazina yanjye baranzi, isura yanjye barayizi. Icyo gihe abantu b'icyo gihe baranzi. Icyo gihe natangiye rero mu wa mbere primaire mbinywa, abana bambwira bati wowe rwose urabinywa pe. Ni ubuhe bwoko bw'ibiyobyabwenge waba warafashe muri icyo gihe cy'imyaka 8-10? Mu myaka 8 ntacyo nafashe, ariko ninjira mu myaka 9, guhera mu myaka 9 natangiye kunywa agasigara. Isigara umuntu ntabwo twayibara mu biyobyabwenge kuko mubona yuko barayicuruza ku rwego rw'igihugu. Urumva bazi ko bitera iby'ubwenge, ariko ikaba yangiza mu mubiri, ikaba yangiza mu bihaha kubera ko ari umwotsi, kandi umwotsi nyine urimo wangiza umubiri. Kandi muzi ko umubiri ari urugingo rwa Kristo. Nta muntu n'umwe ntagira icyo nshinza kuri ibyo bintu ngo mvuge ngo kuba uru ruhande nakuriyeho rw'urupfu rero rwatumye mbikora, cyangwa se ngo mvuge ngo iyo ntaza gukurira muri ubwo buzima ntabwo nari kubikora, kuko hari abakura neza bakabinywa, hari abakura nabi ntibabigereho. Rero njyewe umutima wanjye uko niko nakuze nisanga ndimo mbikoresha, ntangira kwiga mbikoresha, ariko mbanye neza n'abantu, nta muntu nteraho rwaserera, nta muntu mbangamira, abantu bose bankunda, ariko bitavuze yuko ntanywa ibiyobyabwenge. Unywa ibiyobyabwenge ukiri primaire, uragiye muri secondaire, muri boarding school. Ese wakomeje gufata ku biyobyabwenge? Ese byarakoroheye kugira ngo ujye ubasha kubibona ko mwigaga muba mu kigo? Njye byaranyoroheye, abandi bo byarabagoraga, ariko njyewe byaranyoroheye kuko njyewe aho nigaga yari leta, ariko ari cya kigo nyine kidafite porutaye, ari ikigo nyine gifite natire, gifite ishyamba, gifite amazi, buryo ushobora urumva abantu, umuntu unywa itabi cyangwa se umuntu unywa inzoga, ibyanga byakunda agomba kwishakira inzira, akareba ahantu yaca kugira ngo ajye kubishaka. Rero nta mafaranga nawe bafite pe, ariko kubw'urukundo abantu bari bamfitiye, ariko n'ubwo bwose ntari yijijwe n'undi Imana yatumaga abantu bankunda, bigatuma mbasha kuba nabuguraho amafaranga yo kujya kubireba. Sinababwira ngo ndashaka amafaranga yo kujya kubigura, ariko nashobora kuza nkamubeshya, nkamubwira nkeneye amafaranga, dore tugiye kugera muri weekend, nkeneye amafaranga, ndashaka akabike, ndashaka kugura agasabune, nkazana utwenda muri weekend, ariko nyine mfite intego, mfite purpose yo kugura ibiyobyabwenge. Rero muri rusange kuva ku wa mbere w'icyumweru
ngahitura ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru w'iki cyumweru n'ubundi nabaga mbikoresha, ariko ntabwo nabikoreshaga cyane kubera ko niba wabaga ku muhanda muri primaire inshuro ubikoresha zaba zitandukanye n'izo ubikoresha ugiye muri segonderi kuko umwanya munini urimo wiga. Rero ni naho byagabanukiye ku buryo rwose nabinywaga ameze nk'aho ndi kuri ritime nziza uburyo ntari bwangirike cyane, kandi nanone nkaba ntari bugire ikintu nica kuri gahunda z'ikigo. Nta ngaruka byaba byarakugezeho ku bijyanye n'abayobozi babarebaga muri icyo gihe ngo babe bagufata ngo baguhe weekend cyangwa se bakwirukane mu kigo? Nakomeje kugenda nirinda cyane, ariko babinkekaho bambona twaganira bakandeba bakavuga bati uriya mwana ashobora kuba anywa nk'urumogi, kuko ntabwo nakunze gusinda cyane ku buryo nari kuzana wenda ngwirirana. Narihitiyemo kunywa urumogi gusa kubera ko inzoga nari narabonye abantu benshi bazinywa zikabasebya zikabata hasi, abandi bakaba bagwa ahantu runaka bagakomereka cyangwa se bakanatukana, ariko mpitamo kurunywa kubera ko nabonaga ko nshobora kureba umuntu nkamuganiriza ntamututse kandi nkamenya uko nikontorora. Nuko nk'uko byangendekeye, ariko babaga babizi yuko mbikoresha ariko bataramfata. Gusa hari ubwo bari bamfashe, hari ubwo hari umuntu twega tubiguraho nk'ikigo cyose ndetse n'abandi bo hanze y'ikigo, noneho umunsi umwe ahaca ku kigo yasinze, ubwonko bwe bumubwira yuko naramukaje kuri kantine kugura icyayi ari buhabone abantu bakaba bagura urumogi. Rero ahageze agura icyayi baranakimwima, bakimwimya aserereye bamwicazaho bamusatse bamusangana iryo tabi ry'urumogi, noneho babigira ibintu birebire baba baramufasha. Rugati hari abantu wari ubizaniye, bahamagara leta ku murenge, bazana imodoka n'abapolisi baramutwara. Bamaze kumugeza rero ku murenge, ubwo batangiye kumubaza bafite ukuntu bahana nyine kwabo, baramubaza ati wari ubishyiriye bande? Ubwo rero yakoze urutonde rw'abantu yaba akeka bitewe n'uko bamukanze, ubwo rero bwa turamuha imyaka runaka. Mu rutonde yakoze rw'abantu nk'icumi nanjye niyibonye muri icyo gihe. Rero baraje bagera mu kigo ari nimugoroba, bagenda bahamagara buri muntu wese mu bo bavuze ku rutonde, nanjye barampamagara ndagenda ninjiye mu hantu bayicaje abandi. Ubwo icyo gihe harimo n'abandi bari bafashe barunyoye, nanjye gumo umugorane nanyweyeho bampamagaye naranarya. Noneho ninjiye musanga abandi bahakanye ngo ntibabikoresha, njye ninjiyemo bitewe n'ukuntu abaga ndeba, ndavuga ni njyewe ntuza biti ubwo nahise abandi barimo bakubita kubera batarimo kubyemera. Ndavuga ni njyewe ngabo hakurya ngo banyuzemo ziriya nshya, ndababwiza ukuri ndavuga ni njyewe. Rero narabikoresheje, natangiye kubikoresha kugira imyaka ngenda ngera aha ngaha n'ibikoresho, ariko ubwo ninjiraga aha hacemo mu mwaka umwe nahise mbyihorera, ntabwo nibikoresha pe, ndababeshya. Ariko mbabeshya bitewe n'uko bandebaga bakavuga ati uyu muntu n'undi yavuyeyo, baraseka cyane no kumubita ntibamubita kandi abandi bakwitwaga, ahubwo baraseka baba bari aho ngaho bategereje ngo baze wenda kudutwara. Nyuma rero bahamagaye ngo tugende, njyewe icyo gihe uko twagiye abari batujyanye njye narabacitse ndiyirukanye. Rero mu kwirukanka byarangiye bamuze, babandi barabajyana barabafunga, bamaramo n'igihe njye narabacitse. Icyo gihe urumva ko nagize ingaruka, numva ko icyo gihe ndeba nabi bari kumfunga, kandi murabizi ko urumogi iyo umuntu agufashe bagukatira imyaka myinshi. Rero aho ngaho ngo nashima Imana ko Imana yahabaye. Nakoze cyane. Utubwiye ubuzima bw'ishuri uburyo wari ubayeho ufata ku biyobyabwenge, ariko se nyuma y'uko urangiza ishuri urangije segonderi ubuzima bwawe bwagenze gute? Wakomeje gufata ku biyobyabwenge? Narakomeje gukuru icyo gihe byari mu wa gatatu, kuva mu wa kane segonderi, mu wa gatanu, mu wa gatandatu mbikoresha. Ariko n'igitangaje kuri bwa Bwenge nakubwiye Imana yampaye, Niberaga uwa mbere wenda abantu bashobora kuba bakurikira Umurage TV, abo twiganye cyangwa se abanzi nkura bazabimenya kandi bazajya banabihamya nabo. Njye Niberaga uwa mbere muri class, abana no ku kigo aho nigaga abadjecteri babaga bankunda cyane, bavuga bati ni gute umuntu ashobora kuba yanywa urumogi akaba yitonda akaba atsinda.
rimwe na rimwe bakananyihangana ntajya n'icyo banambwira ahubwo tukajya tuganira gusa nyine babizi ibyo mbikora. Ariko ndashima Imana ko yabaye kubona bataranamvugishije, ariko narakomeje ndabikora, nanasoje kwiga nabonye ndabikora. Murakoze cyane. Tugeze mu gice cya twakwita yuko ari igice cya kabiri. Wafashe ibiyobyabwenge, iyo ni inzira nini ngari. Abakurikiye Umurunga TV bakomeje gukurikirana ubuhamya bwawe, ariko noneho tugeze ku gice cy'inzira y'agakiza, uburyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Byagenze gute? Waryamye warota? Ni umuntu wakubwirije? Byaciye mu nzira? Yakoze umwuka w'Imana anyobore cyangwa mbashe kubisobanura neza, kuko nicyo gice kizima, ariho hantu ninjiriye nkamenya neza ko ngomba guhindura ibyo byose. Ariko hari ingingo nk'eshatu nagendeyeho kugira ngo mbashe kureka ibiyobyabwenge. Urabona, nararebye ndavuga nize nzi ubwenge, nkaba nzi kwisomera icyongereza nkagisoma neza. Rero ndeba muri biology nsanga mbese ububi bw'itabi. Itabi iyo barivuga muri biology mu bitabo bagaragaza isegereti cyane cyangwa se isigara, bakarigaragaza mu munwa w'itabi, uburyo amenyo yangirika, uburyo ibihaha bifatwa, n'ahandi hose imitima, uburyo bushobora kugira ikibazo mu mubiri. Ndavuga nti rero nk'umuntu bazi nari nzi ubwenge, naba ndi igicucu cyangwa se ikimara kimwe gita inkonda mu gihe naba nari mfite ubwenge, ariko nkavuga ngo nzi ubwenge nkinywa iryo tabi kandi yangiza umubiri. Mfata umwanzuro ndavuga nti rero kugira ngo ndebe ko mfite ubwenge ngiye kureka rino tabi. Hanyuma iyindi ngingo ndavuga nti hari hatangiye kuza ribu, kandi ribu ubona ko hari ukuntu isigaye ifata abantu ikabafunga imyaka myinshi. Ndavuga ni imyaka yatambutse myinshi, Imana yakomeje kundinda sinafungwa, kandi hari benshi bagiye bafungwa twagiye dukurana. Ndavuga ni rero kuba ntarafunzwe, iyo ni ingingo igaragaza yuko Uwiteka yandinze. Ndamutse mfunzwe naba nanone ndi igicucu kandi nizize. Mfata umwanzuro ndavuga naho kugira ngo bazamfunge kandi bategeze bamfunga igihe cyose cyahise, reka mbyihorere. Indi ngingo ndavuga ni ibyo bintu byose nanyweye, sinigeze ndwara kanseri, sinigeze ndwara ibihaha cyangwa igituntu kubera umwotsi, ndabyihorera. Ariko nakomeza kuba ngiye nkunda Imana, nzi n'ijambo ryayo, ariko rimwe rimwe nkajyana bagasenga nkumva ndafashijwe, ariko simfashwe neza, nataha n'ubundi nkanjya ngo gasegerete n'akora umujyi. Ariko umunsi umwe nasomye ahantu nasomye niho hampinduye. Gusa hari indirimbo nayo yamfashije mu buzima bwanjye bw'icyo gihe. Munkundiye nababwiraho gatoya k'iyo ndirimbo kugira ngo mbashe kubisanisha n'umubiri n'uburyo ki nagomba guhindura umubiri kugira ngo Uwiteka yishimire. Iyo ndirimbo rero ntabwo ndirimbeho cyane, ariko abantu benshi barayizi, kandi nta n'umuntu utayikunda usiye ko birengagiza. Iyo ndirimbo yitwa Imibiri. Biravuga ngo mbese ntimuzi yuko iyi mibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe. Icyo gihe rero nahise mvuga nti nanjye ngiye kugerageza ndebe ukuntu najya mu mubare wabo uwo mwana yaje mu isi kwitangira kugira ngo ubugingo bwanjye butazarima. Shingiye kuri icyo kintu ni iby'agaciro cyane kuba yaratanze uwo mwana, kuko wowe nk'umubyeyi umwana wawe wa mbere ubyaye udafite n'undi, kuba wamufata ukamuhereza abantu ngo apfe kugira ngo abo bantu bakire, kandi atari n'abawe cyangwa se nta n'ikintu munapfana, niyo baba mufitanye isano, ariko kugira ngo wemere utange umwana wawe kugira ngo abo bantu bakire biragoranye. Rero imbabazi n'urukundo Uwiteka Imana yaduhereye mu mwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire, urumva ko yakoze ikintu kidasanzwe. Niyo mpamvu uyu umutima wanjye watsinzwe nkavuga ni ibi ngibi nzagumya mbibwire n'abandi hirya hino kugira ngo bamenye neza ko yakoze ikintu kidasanzwe kuduhereza umwana wayo kugira ngo adupfire. Niyo mpamvu hari amagambo kugira ngo dusangire gakeya kugira ngo nsoreze wabo. Ndakomeza n'ubundi aho ngaho ni muri Yohana, ariko muri Yohana ibice byaho n'ubundi 3 umurongo wa 20 aravuga ngo
kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Umurongo wa 22 haravuga ngo ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Haleluya, haleluya. Ikitorerwa abantu, umucyo waje mu isi ariko abantu bakunda umwijima, kandi uwo mucyo yari Yesu Kristo. Yesu rero aje mu isi, yaraje kumurikira abantu kugira ngo bave mu byaha. Rero njye naritabye ndavuga reka ngumize ngendere mu mucyo kuko umwijima ntubana n'umucyo. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro ndakangurira abantu bose ko mumenya ko ukora ikibi ntaho ahuriye n'Imana kandi atazigera hagera, kuko Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Se atamunyuzeho. Rero nukora ikibi ntabwo uzaca ku Mwana, kandi nudaca ku Mwana uzagera ku isi. Amen.